abiruhande barababa barakasije imbere n'inyuma muberenduke cyangwa akambari cyangwa uri hari ngira ngo mbabwire bike ku buzima bwe. Njye uvuga ni mukuru wanjye, njye nitwa Biziyaremye Emmanuel. Abana bashaka Tomasi niyo mazina ye nyakuri. Yavutse itariki ya mbere z'ukwa mbere 1980. Yitabye Imana ku itariki 6 z'ukwa gatandatu 2021. Yavukiye mu karere ka Ngororero mu murenge wa Kabaye, akagari ka Nyenyeri, umudugudu wa Nyamugari. Aho niho yavukiye. Ababyeyi be ise yitwa Rwanda Nibabi Apollinaire, nyina yitwa Nyiramagambo Esperance, ariko nyina ari we mama yitabye Imana mu 1994 mu kwezi kwa karindwi. Urumva hari hashize igihe. Yavutse mu muryango w'abana barindwi, harimo umukobwa umwe, bane bari barapfuye, nawe yongereho abaye wa gatanu. Ubwo hasigaye abantu babiri, ari we ngewe n'undi mukuru wanjye umwe. Muri abo bana barindwi niwe wari mukuru, niwe mfura. Ubu tuvugana ari naho turi, aho yaratuye naha mu karere ka Rubavu, umurenge wa Rugerero, akagari ka Kabirizi. Mu mirimo yakoze yabayeho umusirikari kuva mu 1997 ataha mu 2000. Aribwo yatashye muri uwo mwaka yashatse umugore. Yashatse muri 2000 asize abagore babiri n'abana bane. Yabyaranye umugore umwe wa mbere yitwa Mukanshimiye Chantal. Babyaranye umwana w'umuhungu. Uwo Mukanshimiye Chantal atuye mu Byangabo, ndumva iryo zina rizwi, si ngombwa umurenge cyangwa akagari. Arongera abyarana na Oliva niyo nsingiza, abana batatu, harimo abahungu babiri n'umukobwa umwe. Navuze umurimo yakoze, yabaye umusirikari, ariko nyuma yo gutaha yarikoreye. Akora ibintu byinshi, yacuruje butike, yacuruje amaduka, yakoze imirimo itandukanye, kwivugayo ni myinshi cyane. Yashakaga amafaranga kugira ngo abana be babeho neza. Mu mafaranga yabonaga muranyangana ni ikintu banyibutsaga kandi cy'ingenzi. Kuri uyo niyo nsingiza Oliva, navuze ko afite abana batatu, harimo umukobwa umwe n'abahungu babiri, ariko bapfuye asize atwite. Nitugira amahirwe Imana ikadufasha akavuka neza, ubwo azabaye wa kane. Navugaga ku mirimo yakoze ni myinshi, yaracuruje, yakoze byinshi, ariko nkuko mubibona
si ahantu henshi tujya gushyingura ngo mubone amakamera nk'aya, aba n'abanyamakuru abenshi bari inshuti ze, abajya kuri social media mwabibonaga. Turabashimira nabo ko bahageze mu kumushyigikira. Ntabwo babanaga i Kigali gusa, kuba bakoze urugendo bakaza hano nabyo turabashimiye. Mu byo bakoranaga wenda umwe muri bo yaza kutubwira nko minota 2 akatubwira ati bimeze gutya, ariko namwe mwabibonaga nta kubivugaho byinshi. Mu magambo make rero ndumva iby'ingenzi mwakakwiye kumenya hari ibyo. Igisigaye hano twakwerekana wenda papa we n'uwo muvandimwe usigaye niba bari hafi. Bari hafi? Uyu niwe papa ubyara Big Boss cyangwa se abantu bashaka Thomas, ari mu gahinda gakomeye nkatwe twese. Yari umuntu mwiza kuri famille yacu, niyo mpamvu mubona kubyakira bigoye. Twabanaga nawe neza. Kani karume gato. Mukuru wanjye umwe dusigaranye nawe ari hafi, dore n'uyu. Yitwa aguma gutumara igikino. Uyu nawe muri kubona niwe mfura ye. Niwe mfura ya abantu bashaka Thomas. Yitwa Ngabonziza John. Uyu muri kubona niwe Nisingiza Oliva. Ari we hano turi niho mu rugo, abana nabo muri kubona imbere ye. Nta kibazo. Ni ukuvuga imiryango ni myinshi kuko muri kubona hari abantu bavuye kure, iyo zangorero twavuze, abavuye ahandi, abavandimwe batuye, twabashimiye mwese. Nkuko mubibona ntabwo byoroshye mbese ntabwo murabona ko bigoye. Mu magambo make rero wenda Oliva, ariko hari umudamu umwe nawe nterekanye ari hafi mbere ko Oliva agira icyo avuga nkuko abishaka abisabye. Uriya niwe mudamu ubyara imfura ya Big Boss, yitwa Mukashimiye Imana Chantal. Oliva yagira icyo avuga ariko kubera igihe dufite mwihangane mukoreshe agahe gato cyane gashoboka. Nasabaga ko mubibafasha tukamusabira imbabazi. Baba bafite ikibazo, amubabarire tugiye kubikora. Musabira imbabazi kandi namwe mufashe no kumusabira imbabazi ku Mana. Aya bambi turabasaba imbabazi kubwa papa w'abana w'ababa bafite ikibazo wese, amubabarira mubohore. Bambi mwakire mubayo ndabigize, mubabarire ndabigize, mubabarire mubabarira babana mubohore. Sikakunda babana ngamubohore. Mu buryo bwo gucunguza uburyo mwese kabana bifusha ko papa wabajya mu ijuru. mu buryo bwo gucunguza umujyi umwete na nyina wa John nawe yagira icyo avuga mu minota 2 gusa. Yaranshatse nuko ntanshatse kugira n'amategeko, ariko twari tuzaranyeho inshuro 2 uretse kuko ubu ariko sinzi ko n'umukobwa yakurikiranye
bidashoboka rero kuba yaba ari uwe ahari mwamufite aho naramukuye hari nzi ko se yamwimira kandi yamwimira cyangwa se twabanye ntabwo birenze twigeze dukorana akuriye neza nta kibazo yagiye no gufata ubwo yandereraga abana nari mufiteho byinshi arakoze nkuko bivuze nari nibagiye kuvuga wenda akantu gatoya Big Boss tumenya amakuru ye ya mbere ko yitabye Imana ntabwo yari ari hano muri Rubavu njyewe ninjye wagiyeyo bwa mbere n'inshuti zanjye za hafi twasanze ari mu rugo umudamu we uyu mwana amwicaye iruhande ari kurira mu maguru ye dukoresha uko bishoboka kose kuko twumvaga wenda bitararangira ariko twageze nta byarangiye tubona hano ariho heza ho gutuma abantu bamusezeraho mu buryo wenda buri favorable cyangwa bwegereye abantu baraturuka hirya no hino ikibazo kindi yaravuze cy'ubwo yazegera imiryango tukavugana nta kibazo amakuru twatanze nayo n'ubundi nyakwigendera yatubwiye noneho ikindi reka mpereze ijambo na papa we agira icyo avuga niba bishoboye mu magambo make murakoze inshuti bavandimwe muturere njya dugushima mwakoze Imana mwakoze ibyo birahagije ntacyo twavuze ngo iragize Imana twese sibyo kandi tumenye n'umuryango asize ko tuwushyize mu maboko y'iki kugira ngo izawurere nubwo ababyeyi bahari ari kurera n'iki katuyingingire harire Mana y'icyubahiro n'ubutware Mana ifite imbaraga n'ubushobozi wavuze ko uri se w'imfubyi ukaba umugabo w'abapfakazi n'abatagira kivurira ariko uyu muryango w'uyu mwene data umaze kugaragara imbere zacu tubashyize mu maboko yawe kugira ngo ibibazo byose satani yazana azaba ari wowe ubibera amaso kugira ngo umuryango we uzatungane kandi uzamenye ko yawukoreye ibyiza turagushimye kuko uri Imana yumva kandi naho tugiye kujya ni wowe ugiye kubikora turacyabigusaba mu izina rya Yesu gahunda ikurikiyeho rero mu bantu bavuye i Kigali hagira umuntu utubwira ijambo ry'iminota nk'ibiri gusa nawe niba atari hamwe twakomeza reka mbavugire njye nitwa Jo Kubwimana ndi umunyamakuru wa RBA hano abantu benshi hano baranze uko ari mu rugo ariko icyo navuga kuri Big Boss ni umuntu twabanye mu buzima bubi n'ubwiza tuza no kumenya hano mu rugo madamu we nawe turamenyana ibi bintu rero mubona ku mbuga nkoranyambaga byatumye yamamara cyane ni mu bantu babigizemo uruhare ko nibyo twahuriyemo cyane nk'akazi k'itangazamakuru n'abagamo inshuti bigera naho umufasha ajya mu mujyi wa Kigali ubwo rero icyo namuvugaho ni kimwe yari umugabo ukunda abantu kandi tuzakumbura mu myaka dusigaje kuri iyi si nta muntu udakosa ariko uyu Habanabashaka Thomas yari wa muntu utagiranaga ibibazo n'abantu hano muri quartier igihe twabaga turi kumwe dutemberana muri ibi bice ko twagiraga kagera hano afata agacupa abantu byazaga bo basangiye ikigago bagize ute ubuzima bugakomeza ikindi navuga mu magambo twari tumaze iminsi tuganira we mugore warabizi ubwo yaravuye mu bitaro mu minsi ishize ikintu yagarukagaho ni abana cyane cyane avuga uwitwa Frank we yavugaga cyane
avuga ko isaha ku isaha we bashobora gupfa uko ari n'igihe twari kumwe ushize nawe yikubita hasi ariko tugerageza kureba uko tubigenza ntagira icyaha yanshimiye umuryango we igihe twamaranye umwariko murumuna we mbwira ko ari umuntu muzima babana mu buzima bwa buri munsi bakorana cyane icyo navuga. Ikindi navuga ni itangazamakuru riri hano ryavuye i Kigali tunarishimira umwariko dushimira umugabo witwa Video Frank wamujyanye i Kigali aho yakinaga amafilime abantu baramukunda ari wa muntu ufite izina riremereye no mu bayobozi ko ari ahantu twajyanaga abyiruka turi muri uyu mujyi wa Gisenyi turatambuka ari imodoka harimo menya ari abadepite turi ku mazi bamubonye mu modoka barahagarara ati muri wa mugabo dusanzwe tubona kuri za mbuga nkoranyambaga hari n'akantu bamuhaye ubuzima burakomeza. Ubwo rero yarabanye hari ibitangazamakuru byose hafi ya byose byo mu gihugu biri hano byaje kumuherekeza kuko ari wa mugabo wabanye twamwifuriza uruhuko ridashira none n'aba banasize tukazagira uburyo bwo kubaba hafi kugira ngo bazatera ikirenge mu cyase kuko yarazi kubana. Ntekereza ko muri ibi bice nta wundi muntu mwabona wigeze uzana kamera nk'izi muri iki gihugu na meya nubwo yapfa cyangwa undi muyobozi uremereye mu turere dutandukanye ntabwo haza abantu bangana gutya bafite kamera nk'izi. Ni kwa kubana rero n'abantu no kuba umuntu w'umunyakuri. Ibyo navuga kuri Big Boss. Murakoze mu buryo bwo gucunguza uburyo umwete Big Boss yari umugabo utunze imiryango ye twarabanye cyane ariko yari mukuru wanjye ariko nka murumuna we bese twabwiranaga buri kimwe tureba uburyo bimeze. Abana rero bigaga bagize gute mudusabire abanyamakuru bafite n'imbaraga zidasanzwe turabashimira muzagerageze mwibuke ko abana babaye imfubyi si n'abana gusa na se urebye niwe wamureberaga niyo mpamvu ubona afite agahinda kenshi yabuze icyavuga. Hano rero hari famiye nyinshi amasaha yageze kwirinda bashobora no kudufungiraho hari abavandimwe batanamuherukaga murihangana ntabwo byashoboka ko buri wari wese yanyura hano ngo bikunde. Dushobora no gukoresha ifoto ariko tukagenda mu maguru mashya dutanze ubuhamya bw'abantu yabanye nabo neza cyangwa yagiriye neza cyangwa bamuvuga neza bwakira bugari. Ndumva rero tukikurikiyeho twahereza umusaza batera akadusengera tukajya kumushyingura ubishoboye ifoto iri hano nuko umureba kunyura hano buri umwe wese no hanze n'ihijya mbonye ari benshi ntabwo byakoroha. Noneho umva ukuntu bimeze tubikora reka ifoto ayizamure ari gusohoka agenda hanze abari muri iyi sare abari hano mo imbere turakora ikimeze nka serikare ariko igenda buri wese asohoka agenda uko bimeze sibyumvikana ibyo birumvikana oriyanta abana bana cyangwa wifate cyo gusezera ku murambo nyine mu mutange akayira numushake inzira mutange inzira dusitire ishakishe niyo bakumva cyane mutange akayira mutange inzira mujye hanze musohoke mukomeze hariya mukomeze hariya mukomeze dusohoke dukomeze abanza dusohoke musa n'abagera inyuma musa n'abagera aba bose bari hano umva iki gice cyose cyangwa se muze tugihanze tubone inzira birasaba abantu bakarume umva kazi hano kare wowe bikore bakomeze dusanzana wowe bikore nyine wowe bawe oui umva ngaho mukomeze hano mwebwe muve hariya batangize
bamwe umva muhite mugenda mugende abarangiza umva musohoka basohoke tuhita tugenda tuhita dukomereza vaho mwihute mukomeze rero muzenguruke abantu bagiye gusohoka muzenguruka ndi gusohoka mani sawa reka sawa